Agafilime kacu tugatangiriye hano, witonde neza hatagira ikintu kiza kugucika ukurikiranye akantu ku kandi. Dutangiranye umwana w'umukobwa arimo arasohora imyanda hanze, ariko ku rundi ruhande rwo hirya iriya uri kubona yuko hari umusore gusunika akagare uri kumureba, ariko ku rundi ruhande nanone hari abagabo babiri bameze nk'ibisambo. Uyu mugabo wundi ari kubitegereza, bambaye ibimasike, barangije binjira mu gipangu uyu mukobwa arimo araturukamo. Witonde neza akantu ku kandi, basa nkaho baje gusahura uru rugo tu. Uyu mugabo wundi usa nkaho rwose ari kanyamwanda arabibonye ko hari abagabo binjiye hano mu rugo rwose bameze nk'abajura, binjiye muri uru rugo binjiranye uyu mukobwa, ariko uyu mukobwa ntiyababonye, arimo arasohora imyanda ariko bamuciye ruhinga binjira mu gipangu. Disi wa musore wacu umenya ari n'ikiragi arimo abwira uyu mukobwa ati hari abantu binjiye, dore ngaba ariya barimo barinjira, ni ibisambo binjiye mu nzu yawe baje kwiba. Ariko umukobwa ntiyabyumva neza kubera yuko uyu musore wacu ni ikiragi. Uyu musore wacu arangije aza yirukanka igipangu kitarakinga kugira ngo yinjire arebe icyo yakora, ariko kuhagera asanga igipangu baragikinze. Mana y'isi n'ijuru, byange binoge uyu mukobwa wacu ashobora kuba agiye mu kaga, ibi bisambo bigiye kumwica tu. Uyu mukobwa akinjira mu nzu akubitwa n'inkuba, kwikanga kumva hari abantu barimo bagendagenda mu nzu n'amajwi n'ibikweto badimbadimba. Arangije arahamagara ngo yewe muntu, ninde uri mu nzu? Kumbe muri ako kanya bya bisambo bibiri byambaye masike biramubona, bitangira kuza bimusatira. Umukobwa wacu arapfuye neza, birarangiye. Ashobora kuba bagiye kuhita bamwica, uko byagenda uko ariko kose. Uyu mukobwa wacu akomeza yegera hirya, ubona yuko rwose bimurangiriyeho n'amarira menshi n'ubwoba bwinshi, arimo yitegereza yenda kwinyara ibisambo nabyo biramusatira. Muri ako kanya wa musore aba arinjiye neza neza, ahita atuma uyu mukobwa w'igihumura agira ngo ni uwundi mujura umuturutse inyuma wari uje kumwica. Nawe urabizi, kugira ngo usange abantu mu nzu bakwinjiranye noneho ibisambo uba wumva umusatsi ukuvuyeho. Uyu musore wacu rero arinjiye ahubutse aje gutabara, kuko yari yamaze kubona ibisambo bibiri byinjiye. Arangije ahita ahutaza uyu mukobwa, ahita amugwisha gitumo. Uyu mukobwa wacu arangije ahita agwa muri koma agira ngo n'undi mujura umuturutse inyuma. Abajura bakimara kubona ibibaye bahita basohoka ati ukoze ibiki wa musazi we, wakiragiwe, wishe umuntu, kandi twebwe ntabwo twashakaga kwica umuntu, twari tuje kwisahurira gusa. Aba bajura barangije bahita basohoka birukanka kugira ngo bitanababarwaho ko binjiye mu nzu bakica umuntu, kandi ikibagenza cyari ukwiba gusa. Uyu musore wacu w'umusazi ashaka kwirukanka ngo abakurikire, ariko abona ntabwo yasiga uyu mukobwa wacu hano aryamye gutya hano hasi. Uyu musore wacu rero w'ikiragi biramucanga, uyu mukobwa akomeza kuryama hasi, ubona yuko rwose aguye gitumo n'uyu musore wacu w'umusazi aje yirukanka ngo amutabare. Amukoraho yumva umutima uracyatera, arangije atekereza ikintu ashobora kuba yakora muri ako kanya. Arangije aramuterura amushyira ku buriri, amumanura gake yitonze, arangije aramuryamisha. Mwitonde mw'abana umwe, musobanukirwa akantu ku kandi kugira ngo mutaza kuyoberwa ibintu biri kuba. Uyu musore arangije kuryamisha uyu mukobwa gakeya, uyu mukobwa rwose ubona yuko yaguye gitume n'uyu musore azana akaringiti yitonze, atangira kugenda amworosa buke bukeya kugira ngo amererwe neza. Kumbe umukobwa ari kugenda azanzamuka ava muri koma yari agiyemo, atangira rwose kumva ari umuntu uri kumukuraho. Uyu musore arangije aramworosa neza. Disi uyu musore wacu umenya ahari asa nk'uvuga ibintu by'ibiragi adidimanga. Uyu musore uri kubona yuko rwose ari umugwaneza, ari umunyemuwe, uri kubona yuko rwose buri kintu cyose gikorana umutima, ari umuntu rwose w'Imana wibereye aho ngaho, atari umugome, atari umunyarugomo. Uyu mukobwa gukanguka
yumva umutwe uramuriye, ariko mu gukanguka abona uyu musore. Mbibutse kare yamubonye cya gihe agiye kumena imyanda, ajyanye imyanda hanze y'igipangu. Uyu musore gukanguka, uyu mukobwa baramubonye, nawe aramwitegereza ati, kubera ko uyu musore none aba ari n'ikiragi abura ikintu amubwira. Uyu mukobwa aramwitegereza, akomeza kumwitegereza cyane ati, se wowe wageze hano muri iyi nzu gute? Uyu musore wacu kubera ko ari ikiragi akomeza kuvuga ibintu by'ibiragi rwose, ubona yuko uyu mukobwa atari kubyumva neza. Ariko uyu mukobwa bisa nkaho uyu musore burya avugamo gakeya, sinzi impamvu yigiraga ikiragi. Umusore akomeza kumubwira uti, rero abagizi ba nabi binjiye hano mu nzu, cya gihe nagusinyaye kugira ngo ubarebe, ariko ntabwo wigeze ubabona. Naje nje gutabara, ndangije nkugwa gitumo, nkuturuka inyuma utabizi, ariko urikanga urangije wikubita hasi ugwa igihumure. Uyu mukobwa nawe ati, mana y'isi n'ijuru, ndumva ntazi ibintu biri kumbaho, ndumva nsa nk'umuntu warwaye umutima, narwaye ihahamuka, ndumva mfite ubwoba muri njyewe kwisanga mu nzu irimo abantu babicanye. Uyu musore arangije asa nk'uwisohokera. Barakwereka ku rundi ruhande rero hari umugabo ndetse n'umukobwa, ni umusore n'umukobwa bageze hano ku gipangu. Bisa nkaho iki gipangu ari icyabo, ariko igipangu twabonye ko kirimo umukobwa abagizi ba nabi bashatse gutera. Wa musore wacu arabavutsa, ariko bageze hano ku gipangu batungurwa nuko basanze igipangu cyabo kirangaye. Batekereza yuko basa nkaho ari abajura bashobora kuba babinjiriye bakabiba. Kumbi muri ako kanya wa musore wacu agiye gusohoka, abona hari abantu bari kwinjira, ba nyiri igipangu baratashye. Mama we, uyu musore wacu arabigenza gute? Uyu musore wacu arasobanura iki? Arasobanura se ko yaraje gutabara uyu mukobwa abagizi ba nabi bari binjiranye? Arabigenza ate? Kumbi uko akiri muri ayo, wa musore wacu abura uko abigenza, arangije ajya kwihisha ngo arebe uko abigenza. Ba nyiri urugo barinjira, basanga ibintu byose bimeze neza, ni amahoro, ariko hari ikintu kimeze nk'umutuzo mu nzu. Bakomeza kuzenguruka ngo barebe ko inzu yose ari amahoro. Barakingura, uyu musore agikingura asanga hari umukobwa uryamye ku gitanda, ariko uyu mukobwa umenya ahari ari mushiki we, cyangwa se akaba ari uwo babana muri iyi nzu, kuko iyi nzu ni iyabo, bayibanamo bombi. Mwitonde gato turaza gusobanukirwa ibyo ari byo. Uyu musore asohoka yirukanka, ariko atarasohoka nanone aratekereza ati, ariko nta kundi, reka nsohoka. Asohoka yirukanka, asubira hanze ku gipangu. Wa musore wacu wundi rero watangiye asunika akagare umeze ko ari umunyamwanda utwara ibintu by'imyanda, amubonye kasohotse nawe ahita ava ahantu yari yihisha ati, se mana yanjye, ibi ni ibiki noneho biragenda bite? Wa wundi nawe wari uvuye mu nzu arasohoka akinga agapangu kari gahari. Arangije abwira umukobwa wundi ati, rero nsanze hari umukobwa uryamye hehe ku buriri, asa nkaho rwose yahwereye, usa nkaho rwose ubona yuko ari umuntu utari hafi aha ngaha. Nta nubwo ari kuvuga, nta nubwo aryamye, bisa nkaho rwose ubwenge bwatakaye. Kumva uyu musore wacu nyuma y'igipangu neza neza ari kumva ibintu abantu bavuga, kuko we arimo imbere mu gipangu ari kubumviriza. Bakomeza bavuga amagambo menshi, arayumva yashyira mu gutwi. Bisa nkaho rwose aba bantu bafite icyo basobanuye kuri uru rugo cyangwa kuri uyu muryango, ku bantu baba muri iyi nzu. Nimba atari abaho, ni inshuti z'umuryango, cyangwa se akaba ari ibindi bindi bahuriyeho ariko by'amabanga. Uyu musore wacu akomeza kubyumva, arategera rwose amatwi, yumva ibintu uyu mugabo n'uyu mugore barimo bavugira hano impande y'uru rugi, kuko we ari inyuma y'urugi yabateze amatwi ari kubumva. Ariko mu by'ukuri bisa nkaho ibintu ari kumva ari ibintu biteye ubwoba, hari ibintu rwose ubona yuko biteye ubwoba, bitari byiza, ari amakuru mabi kuri uriya mukobwa uryamye hariya mu nzu. Bakomeza baganira, mwitonde.
dukurikirane akantu ku kandi kugira ngo dusobanukirwe. Uyu mukobwa nawe akomeza amubwira andi magambo menshi rwose. Uyu musore nawe ati ntabwo byumvikana, bigaragare ko hari ibintu rwose bitari kugenda neza hagati y'aba bantu babiri ndetse n'uriya uryamye muri iriya nzu, turaza gusobanukirwa. Bakomeza baganira rwose, ubona yuko rwose ari ibintu biteye inkeke rwose, ibyo ari byo byose biraza kuba ari ikibazo. Ariko mu by'ukuri uri kubona yuko uyu mugore n'uyu mugabo bakundana, ari umugore n'umugabo. Uyu mugore asigara hano, umugabo aragenda. Umugore ati please wigenda winsiga hano. Uyu mugabo arangije arakomeza arigendera, ariko mu kugenda agenda yiyumvira ati reka ngende. Uyu mugore nawe arakomeza arigendera. Ubwo batandukana gutyo, bishoboke kuba rwose ari nk'umukobwa n'umugore nako n'umugabo bagomba gushaka kubana, ariko bikaba hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Uriya mukobwa birimo birahurira na hehe n'uriya mukobwa. Uyu musore abyumvishe ahita yumva ko wa mukobwa yatabaye ishobora kuba ari mu kaga, cyangwa se akaba arimo aragambanirwa, cyangwa se akarimo gucibwa inyuma bwihishwa. Barakwereka wa mukobwa wacu rero arabyutse. Mu kubyuka byuka rwose yananiwe, bisa nkaho rwose yakubise umutwe hasi. Muri ako kanya ahita atangira kwibuka ko hari umuntu ushobora kuba waje muri iyi nzu, ari we wa musore, ariko kubera ko yari ari muri koma ntiyabyumva neza. Ibi bintu birahurira hehe sasa? Uyu musore wacu kumbe yagarutse muri ya nzu, asanga wa mukobwa mu nzu. Burya yari asezeye uriya mukobwa wundi kugira ngo byibuza amubeshye aze gushaka uyu mukobwa. Ese uyu mugabo n'uyu mukobwa bahuriye ku ki? Niyihe mpamvu abanje gusezera uriya akamwereka yuko asa nkaho agiye, kumbi aragarutse kureba uyu mukobwa? Mukurikirana akantu ku kandi, muraza kumva imva n'imvano y'aba bantu aho biri guhurira. Uyu mukobwa nawe ati njyewe nasohoye imyanda nk'ibisanzwe, maze gusohora imyanda nk'ibisanzwe, hanyuma hari umugabo hakurya wambaye nabi ikintu cy'igipira n'igipantaro, ariko nyuma gusohora imyanda igipangu kitarakinga, hari abagabo babiri binjiye babajura bambaye ibimasike, ariko uriya mugabo akibibona yahise yinjira aza gutabara. Niho hantu rero uwo mugabo yantabariye, gusa akinjira nahise ngo igihumure kuko yankanze ngira ngo ni umujura. Uyu mugabo nawe ati wawu, nagusanze uryamye, byange binuguriya muntu wagutabaye mushobora kuba mwaryamanye. Gute wambwira yuko abajura baguteye bagasiga nta kintu bibye, kandi noneho bagasiga wambaye uko nguko? Umugore akomeza avuga uti njyewe nta kintu nigeze nkora, ahubwo abajura banteye. Umugabo ati ntabwo bishoboka, ugomba kumbwira ikintu cyabaye muri iyi nzu. Nta kuntu abajura bakwinjira bakabura ikintu batwara. Uyu mukobwa nawe akomeza avuga uti no, ntabwo bishoboka, njyewe ntabwo nigeze nkuca inyuma. Uri kumva njye nigeze nkuca inyuma, kandi uri kubona yuko bisa nkaho nanjye banguye igitumo, bamfashe bakangirira nabi. Uyu mugabo bisa nkaho rwose uyu nguyu ari umugore we, byange binoge rwose bisa nkaho ari umugore. Kumbe uyu mugabo bisa nkaho yarazanye habara mu rugo rwe, agasanga umugore we aracyaryamye yaguye gitumo. Ariko kubera ko umugore ari kumusobanurira yuko ari abajura bashatse kumwiba, arimo aranga kubyemera, ahubwo arimo aragira ngo ari kumubeshya, bamuciye inyuma. Mwitonde neza, mwitonde taza kubacanga. Uyu mukobwa arangije akomeza aganira n'uyu mugabo, aramubwira uti ibyo bintu uvuga ntabwo mbizi, rero wikomeza kunshinza ibinyoma nawe utazi ukuntu byagenze. Uyu mugabo akomeza kuvuga ngo ntabwo bishoboka yuko abajura binjira mu nzu ntihagire ikintu batwara, wanjijwe. Undi ati
ugiye hehe mugabo wanjye? Ariko mu by'ukuri uyu mugore twabonye neza neza ukuri kwa byose y'ukuntu byagenze. Uyu mugore kubera ko nawe yari yaguye igihumure, bisa nkaho rwose atari kwibuka ukuntu byagenze neza, biramucanga. Mana nyagasani. Ku rundi ruhande baratwereka undi mugabo usa nkaho rwose nawe asa nabi, arimo aratoragura amacupa, rwose nawe ni nkaho undi rwose wibera ku muhanda arimo atoragura imyanda. Barakwereka wa mukobwa n'agashakoshi, arimo aragenda, arimo arashakisha wa musore ngo arebe ko yamubona, kuko wa musore wamufashije yakunda kwibera mu bintu by'imyanda. Akiri aho ngaho rwose abona undi musore wundi uri mu myanda rwose urimo uritoragurira, n'undi wundi bari kumwe. Bareba uyu mukobwa arimo araza, afata agashakoshi agakuramo, baramwitegereza, basa nkaho rwose nabo batunguye kubona umukobwa nk'uyu mwiza ahantu nk'aha ngaha. Baramwegera basa nkaho rwose ubona yuko bagiye kumwambura agashakoshi kiwe. Arangije arabasekera arababwira uti nta wa musore usa nkaho ari muremure ukuntu, wambaye ikintu cy'ikigofero rwose, ufite tatuwaje hano rwose kuntu usa ku ijosi, mwambonera? Barakomeza nawe baramwegera, basa nkaho rwose bishimiye kubona icyuki cyiza, bamwambura agashakoshi ke. Mana nyagasani. Kumbe muri ako kanya wa musore ari hirya ku ruhande gatoya, asa nkaho ari kureba ibiri kuba hirya gatoya. Nanone akiri aho rwose araza yirukanka yihuse rwose, arangije areba ba bahungu bari gusaka agakapu k'umukobwa. Arabareba arabwira uti mwabigoryi mwe, muri mu biki? Murimo murashaka kwambura uyu mukobwa mugiye kwambura? Muramuzi? Ibintu mugiye kumwambura ni ibiki? Mwaba muzi icyo ari cyo? Uyu mukobwa akomeza kwitegereza uyu musore. Aba basore bandi basubira inyuma, basa nkaho bayobewe n'uyu mugabo n'uyu musore. Baramutinya, barangije bamusubiza agakapu kiwe. Uyu mukobwa yaraje kwirebera uyu musore ahantu yarari. Uyu mukobwa arangije ati narinje kukureba ngo nkushimire ibintu wankoreye kirya gihe bari kunyica cyangwa se bakaba barangiriye nabi. Ni ukuri rwose nanjye iyo ntaza kugushimira nari kuba ndi umwana mubi ku rwego rwo hejuru. Uyu musore ati no, nta mpamvu kunshimira, nabikoze ngira ngo byibuza ntabare nanjye ikiremwa muntu kitaza kwangirika cyangwa kitaza guhemukirwa nabi, kandi nakabaye mfite icyo nari kubikoraho. Uyu musore ati nta mpamvu yo kunshimira. Umukobwa ati ndagushimira, ni ukuri ikintu wankoreye ikintu cyiza, wankoreye ibintu nanjye ubwanjye ntabashaga gutekereza mu bwenge bwanjye no mu bwonko bwanjye. Uyu mukobwa akomeza avuga ngo ni ukuri ndabizi neza ko aka kanya uri kumva yuko bitakunda yuko rwose njye nawe twasabana imbabazi, wenda hari ku mafuti twaba twarakoranye muri kiriya gihe untabara, ariko ndakwinginze wa mukobwa we, nagutabaye kiriya gihe, nta kindi kintu nshaka wenda ku mubano wanjye nawe, kuko naho twahurira uri umukire njyewe ndi umukene, ariko mbabarira nagutabaye buriya. Umukobwa akomeza avuga ariko ngo nubwo wantabaye, ni ukuri sinzi impamvu nagarutse kukureba, ndumva nkukunda, sinzi ibyiyumviro ndi kugira. Umusore acyumva aya magambo asubira inyuma aza kureba uyu mukobwa. Ese maye uyu mukobwa baba bagiye gukundana, baba babana? Uyu mukobwa abwira uyu musore ati ni ukuri ndabizi neza ko bitugoye twese, ariko mu by'ukuri ndabizi ko ibyabaye natwe byabaye bitunguranye, uje kunkiza uriya munsi abajura bagiye kunyica. Gusa ikintu nakubwira cyo wa musore we, ni ukuri kuva uriya munsi ishusho yawe ntiramvamo, n'umugabo wanjye tubana yakomeje
kumbwira ibintu bibi by'uko wenda uriya munsi namuciye inyuma, ariko mu by'ukuri basi reka ngende niba udahari kubasha kunyumva. Uyu musore arangije akurikira uyu mukobwa. Muri ako kanya barakwereka wa mugabo we ari kumwe na rya habara ryiwe basohokanye, rwose ubona yuko banezerewe. Mu by'ukuri uriya mugore abayeho mu gahinda rwose, ubona yuko atitaweho n'umugabo wiwe. Umugabo wiwe akomeza kuba yigira mu dukobwa ndetse no mu duhabara. Mukurikirana akantu ku kandi mwitonze. Uyu mukobwa arangije asekera uyu musore, ubona yuko rwose bari mu rukundo, ariko urukundo rutaramba. Bakomeza baganira gake gakeya bitonze nk'abantu basohotse, ariko mu by'ukuri uyu mugabo nanone ntanezerewe kumva yuko umugore we arimo aramubeshya mu bintu byinshi bitandukanye, arimo arabibwira uyu mukobwa wundi. Mw'abantu mwe kuvuga ibintu byinshi birasenya, kuvuga amabanga y'urugo rwawe uyabwira undi muntu, noneho umuntu musangiye umugabo nk'uku nguku ukabwira amabanga y'umugore wawe undi mugore, ni ibintu bisenya. Uyu mugore akomeza amuseka ngo urute kiriya kintu ni na kibi, ufite urugore rubi, ntabwo rwakagombye kuba rugukwiriye, ni njyewe dukwiranye. Umugabo ati yego, burya iyo nza kumenya ko ari uriya nari gushaka ntabwo ari uriya, twari kuba twarikundaniye. Undi amusoma ku kuboko, bakomeza kwenjoyinga urukundo rwabo ndetse kandi banezerewe. Mbibutse neza yuko uyu mugabo afite umugore umukunda, ariko undi mugore nawe yatangiye kujya kwirebera undi musore wamutabaye, ari we wa wundi wo mu myanda. N'ako kanya wa mukobwa azana wa musore mu rugo rwe, aramuzana aramwinjiza, aza kumwereka inzu yose. Bisa nkaho nawe yamwishimiye, yamukuye mu muhanda. Bisa nkaho uriya mugabo wundi bashobora kuba batandukanye, bagiye bakatiranye, ariko rwose uyu musore kuhinjira, ahinjira afite ubwoba kuko yahabonye umugabo w'uyu mugore asohoka yarakaye cyane. Umukobwa aramubwira uti ntabwo inzu ushobora kuyibamo, babajura wankijije bashobora kongera kuza kugaruka ku wundi munota ugasanga bibaye ibibazo. Ndagira ngo byibuze tubane muri iyi nzu kuko sinshobora na rimwe kuba mu nzu ya njyenyine. Akomeza amutembereza inzu, umusore araza nawe aricara. Bigaragare yuko rwose ubona yuko umukobwa nawe yiboneye umugabo, bimworoheye cyane. Bakomeza baganira, mu by'ukuri ubona ko ari umunezero. Agafilime kacu rero ni ahangaha karangiriye, turaje twongere tubahe ikindi gice.